Yego. Uzavugana muri ino minsi. Nzashaka umwanya nze murebe. Cyangwa nawe ntabwo uzandebe tuvugane. Yego. Sawa. Nkanze urankanze pe umuntu rege yatungunda akamukora atabizi byanze bikunze arikanga ndikanze nuko nise kuje kubera iki se kandi waranyirukanye amafaranga yo kurya ntabwo bayatanze n'ayibiko turimo ibirarane bose banyu yari nanyobera iyo umuntu afite n'ibibazo ntabura n'ibindi byikubitamo ibyo se kandi ibyo by'amakopini ki byose bije biti ibona nifite n'ibibazo bwo kurya ntabwo twatanze n'ayibikopi yose ntabwo turimo ibirarane byinshi barabona se ndi buyakure hehe barabona nyakura he koko Nisigiye rwose bambabare nangira umuntu mbaza by'amafaranga nanjye ubwanjye byancanze ngo amafaranga ndayakura ese amafaranga niyisho ndabona kuyibonera amavuta ari ikibazo ndabona shaho inderanje uramfasha kuyakata si ubwo ngubwo nawe washobora gukata wakata binini nereza n'inkenesho se ubundi harya ubundi ubu Byabarabandi we hari hose haganatekereza ngo sinzi n'ibyaje byo gusa yaricaye ese uyumva ko umuntu bigenda abana atagomba kuba bahabwa ibyo bakwiriye kubona gusa jyaho nta ubushobozi afite bwo gusigana abantu bakabarira cyenyine maze igihe natabona papa kandi yarazaga yagiye sa mwana ujyumva abantu kambaza ibibazo ntabonera ibisubizo gusa urambaze yaradutaye ngo Byabarabandi ngo yaragiye ngo yaradutaye ngo yaradutaye wa niyo mpamvu utakimubona wabusane yagiye isi nakubwiye wa mwana ngo yembaze ibibazo ntafitiye ibisubizo ntabwo nzi aho yagiye ariko ngiye kuzayifatira umwanzuro ntaguruke njye gushaka Byabarabandi yagiye ese ubwo yarebye akabona ibibazo umuntu aba yigumba nikoreye jyenyine iby'abana byo kurya ibyo ku ishuri iki byose ubusa arabona ariko nzayifatira umwanzuro mama ndabona ufite ibibazo ntabwo reka njye ndi kumva ibintu uri kumbwira nyine ndi kukubaza ngo ibibazo urabizi nyine bisobanurire numva papa mbere yagusigiye amafaranga yo guhaha ibintu nyine ugateka ukatugabura none ntabwo akiriya kohereza nyine yinywera inzoga gusa ntabwo ajya twibuka ko turi umwana wawe ubu ubwiwe n'iki kwa Kizimwa ko utari kumubona usanga yaraheze mu kabari yaraheze mu kabari noneho urasekeje pe mwana mbabarira rwose ibibazo ni byinshi ibibazo ni ibibazo mama uko bari banyirukanye ibizame natarabikora nayo yayo ahari hose azajya afasha kumenya ibibazo byayo ese kujumura ibibazo ingana gutyo tubwira ko nisho kwibonera amavuta nabyo byambereye ihurizo tumubitekereza aho byanabeye gusa amafaranga yose yakura higo dore kandi dore si ibingibi byo bitakajwe n'iki nako karagira ngo kameneke
ariko nari napfaga kuvugira ubuse kabaye injyama neza noneho pe uze kurongera kwaka ko ndaje sema chukua makiga basi nakora ikizamini sisi sugira ngo nagukora iki bashaka dufaranga n'ibyo kandi ubwo magana abiri urumva yadutumarira iki nese magana nese ubundi bikopi ku ishuri nangaye kumbwira ngo nashaka magana abiri yamara iki magana atandatu nyine wowe urimo urarira magana atandatu na magana abiri waranje kuvuga ntawe nari no kubona nuko n'ubundi atari byo nawe urazana ibya magana atandatu uko se reka none nabireke nshaka uburyo mpaguruka ngiye kureba mwarimu tuvugana kureke ukore examen Naribi, ariko urahenda wo. Sawa. Agomenda. Sawa nari. Sawa ahubwo. Bajye mwanze ngutware.
karibu. Ni karibu. Karibu. Oh. Yeweka. Urugero bakomeye karibu Esther karibu Sambaza niko tunatunza. Okay, na vile Yeah. Wala mahoro hatuje twebwe bipe ni message gakondo ubundi biracyakora siko abantu tugiye kubyibagirwa neza ari ugukoresha inyabazo kuna kubita ka gitari neza nuko bimeze neza kabisa karibu Kwirebera indirimbo. Mbona nirebera indirimbo hano haba hatuje ino karitsiye hameze neza haba hatuje nyine umuntu yari kwireberaga filimi nta bintu by'urusaku nta kubonera amahoro pe Nta rungu wagira. oya nta rungu nagira nanjye ndi kwirebera indirimbo hariya ukuntu bacuranga gitari nta rungu nigeze ngira nubwo nyine mwese muba mwagiye mu kazi ariko muri muntu wose Batuye gushakisha nanjye ndabuze ati. Ku kazi bimeze bitose. Shaniso? Ndabuze ati reka nahe kare. Asa nkawagize urugo. Ariko urasubirayo. Oya ntabwo nasubirayo. Ntabwo utaraye. Nukumenyereza. Nukumenyereza nyine. Rero ko nyine irungu rya baryihanganira n'ibizajya. Ariko hari igihe kizajya nyine irungu rishira. Rero nanjye weya ntabwo njya nkunda no kugenda cyane buriya ibintu by'irungu nta kintu bintwara nifite nka Bible nkisomera nifite n'indirimbo ndi kwirebera ntabwo mba numva nta kintu bintwaye nshobora gutuza gutya nkabona nkabona nta kintu bintwaye iyo ureba indirimbo nyine ukunda nta kiba bitwaye abakiriya baba babonye se ku kazi nababonye bake baringaniye bake beza iyo nta mane nta kavuyo kandi iyo umuntu yagiye akagaruka amahoro ndetse ukeba biba bihagije cyane byahiye rero karibu waratetse cyane ndi umukozi ntabwo ni wowe wanjye ntabwo nakwirirwa ahantu gusa nakwirirwa ahantu hari ibiryo bikananira kurakanya umenya babandi bicara bagatuza yewe ntabwo ari uko mbaye ubuzima bwanjye numva nkenera gukora nyine nibyo byiza karibu rero Urakoze kare. tujya hariya kubirira oya nakwarura nkabizana hano hari icyo bitwaye
biteguye twirana kibitwaye nawe gayareka nawe ndaguha akazi ko kubiriza muri ntacyo ngino oya nta kibazo nzi ko tumurira aho ngaho muri saramanda ariko hano niho heza aho naniwe ndabizi kugira ngo wiruhukire muri ino ntebe hano heza ubu naniwe ushaka kwiruhukira hano heza cyane hari n'ibintu twifatire domanje Yana agiye ku ishuri yagiye mu gitondo nta kibazo ibintu ni sawa nyine yaraho mu nda ko umuntu yiyarurira akamenya urugero atyo hano nyine turabyitaje oya nta kibazo niba uzakubyitaje ndakwegera ntaribi ntaribi rwose ariko se ese ubundi ubu ngubu ari jyewe nawe ninde uri bubanze kwarura reka banze kamwarurire banze warure kamwarurire weke yasibyo noneho kubera ko ari jye wabitetse ko nawe nubiteka uzanyishyura uzaza nawe ubanze unyarurire sibyo cyane rwose nzabikora ntabwo nakwimakira cyangwa se kamwereke kamwarurire nanjye uzajya unyarurire sibyo kandi nanjye unyarurire ishyiramo uzajya unyarurira nanjye ngwarurire nunyarurira nanjye ngwarurire ubwo ngubwo kugira ngo utajya mu mwenda nta kibazo pe umwenda turaba tuwuvuyemo sibyo kugira ngo ntakubikamo ideni nta kibazo pe njye nzanzigwa buri munsi basi buri munsi ko tugiye kurya ikibazo de nanjye nashyizeho bike ugiraho byinshi cyane umugabo nturya urugo ko ntazaruvamo ko mbona umugabo nturya urugo ko mbona ntazaruvamo ko mbona nashima ubushyitsi umugabo nturya yagiye bana nzabikora njyenyine turi kwishyurana ni kimwe kuri kimwe arakira ibyo ngibyo arakira aho ngaho imboga imboga rero ishyira hamwe imboga makeya kanze sha namenye uze nawe nabitetse kwarurira ngo akemba atari byo byoroshye zo nabonye zimwe aye ko rero ndagushyiriraho n'aka kantu agasenda agasenda kararyoha cyane yego nanjye mbeke utabonye iwawe sha mva ahora kunkeke nkora n'ibizongera yewe wabisengeye katuyisenge databera mu ijoro ni ukuri ifunguro duhaye twishimiye ko tugiye kurirya kandi hari benshi batabashije kuribona natwe turagira ngo ryubake umubiri kandi rikomeze kugira ngo tubone imbaraga mpana zo kugira ngo dukomeze kuguha icyubahiro n'iteka tubigushimiye mu izina ryawe ryera amen okay baza tubirabisengeye rero ntabwo nanjye rero urabyibuka ko umukozi wari w'Imana nyine ntabwo nabiyatatse okay turyoherwe rero
cyane ukuri pe nanjye rero abitetse nk'ukurankubita icyo utariye mbaga nyine kugira iyo uri umuntu umwe ntabwo biryo ubanza kumvaho bike wagiye nyine wumva umunyu bikarangira birangiye wumva nta biryo nawe ngo wagasenda senda no kubabagabo ntabwo wayo nyine kuri izuba nawe urari unshubije izuba ryanjye ntabwo ari ryinshi cyane meze neza pe biraryoshye uzi guteka bijyana apeti urumva amakuru yo mu kazi se mu kazi ni sawa ese kuje kuyisuza kare urasubira cyangwa ntabwo asubirayo nabuze ati reka nzi nasanga wageze irungu kubera ko wari uri wenyine impamvu nashe kare namenyereye natetse tutambwiye biraryoshye urugira ibintu ubona gikorwa mwananje umunyu mwinshi oya nuwo birahagije rero buriya iyo mbonye ntabwo nkunda kubunga iyo mbonye nk'akanya gato hari nk'ibintu ndakora kuko nta mpamvu uzi guteka pe oya se uko wabivuga niba binabeshya wihangana oya biraryoshye nabitetse nyine nk'abagabo ahubwo ibi nibyo sawa ubu uri kuwufasha cyane mu ba bakozi nashakaga birirwa banisha igihe banisha umutwe uvuze gutyo nyine natekereje ndavuga ngo ko nta mukozi nabonye cyangwa wamwohereje iwabo oya nabaye mbiretse nuko n'umwana yarakoze nyine ntabyo abakozi ndaza ngakora udushoboka nyine ariko rero n'abakozi bari bagumye kugutesha umutwe ahantu babise byabananira kumanaginga nyine ariko nanjye ninjiye mu muryango kandi wa gatatu nzi iminsi ndahangaha nyine ariko nyine muri ino minsi nanjye mumbariremo ndi wa gatatu mwongeye kubara babiri oya wowe nawe ubaye wa gatatu nabaye wa gatatu hanyuma se kutarya ndi kurya ndabona nta na buto niba nawe gutera kiramo wakoze yaryoherwa rero ni ukuri pe biraryoshye ariko njyewe nyine nariye kuva kare imyuka byose nayimaze ndashiriyemo ntetse umwuka se watumuha ariko nyine ndeka namuganira ariko ni uburinganire pe umugabo wawe buriya mwapfuye iki ko cyangwa yanze guteka shaho yanze guteka murarwana wapi wanjye yazaga nyine yasinze akaza nyine avuga nabi agataha mu ma saa sita z'ijoro oya akaryamira akazanuka ankubita ngeraho nyine ndavuga ati ibi sinabivamo nuko mpitamo kwigendera nawe aragenda usigara mu bukode nuko nahise nshaka udufaranga nyine ibimina mugani hari icyo bitwongera twebwe bagore imina no munsi ngo ni inkingi y'igitsina gore umva cyane kubafasha kwiteza imbere iyi naragenda kuzamo udufaranga dukenya mfa gufinda ubuzima tubavuga bw'intoki genda bizamuka ntado numva agiye kuyatuzanya abera kukorera ariko nyine ntabwo ngeze ahangaha nabuze icyo muri ibikorwa n'iby'abagabo ntabwo nabyita ko ari iby'abamama noneho byarenze intera n'umugore ubifitemo imbaraga nyine agomba kwiteza imbere ntabwo abagabo aribo bakomeza nyine kubaho ntabwo aribo bagize urugo gusa apeti rero ndabona nta kuraje ufite mbese nta kibazo pe gaze turuhuke mu kanya tubongera tugize ibyo nta kibazo tubanze dushyiremo agapoze dushyizemo agapoze aha mu kanya icyo nuko we wabipinze pe biraryoshye ntacyo wihangane nakubwira akantu agaki ufite surprise